twaje kuri uyu murimo kuko ni Imana dusaba. Umubiri urubahwa, uremwa n'ijuru, Imana niyo itanga kubaho, kandi iyo umuntu atashye, iyo umuntu avuye inaha aba yimutse, hari ahandi abagiye. Rero turaza kugenda twumva mu buhamya bwagiye butegurwa uko abagenda batuganiriza bose baza kutubwira abari bwo buhamya dushingiraho tunamenya uwo duherekeje amakuru yose. Murakoze. Yabanye nazo, baganiraga byinshi, baragendanaga cyane. Yifuje rero ko yatanga ubuhamya, kandi imbere yabwo turabanza kubabwira nyakwigendera amateka makeya kugira ngo n'ibindi mwumva ku buhamya mugende musobanukirwa. Umukobwa wacu twabuze yitwa Hatangimana Scolastique. Umubyeyi umubyara papa we yitwa Murengera Felix, akaba yaramubyaranye na Mukankwaya Leonsia. Yavutse ku itariki 14 z'ukwa gatatu 1994. Avukira ahitwa Ndalo mu karere ka Ngororero, intara y'Uburengerazuba. Yaje kuri ababyeyi be mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, afite ukwezi kumwe. Kuva uko kwezi, kuva nyuma y'uko kwezi yarezwe na nyirasenge kugeza muri iki gihe. Amashuri yize amashuri abanza ahitwa Gasave Ngororero. Amashuri yisumbuye yayize muri College AP Ruhanga. Yiga kaminuza mu gihugu cy'Ubuhinde, niho yakomereje icyiciro cya kaminuza. Hanyuma rero mu byo yakundaga, munakunda byinshi ariko bikeya byatoranyijwe twabashije gushyira ku murongo. Yari umukobwa urangwa n'isuku. Kuvuga umuntu wenda hari ababizi bo babyumva vuba kurusha abandi, babibwiwe n'abandi. Ikindi kandi yakundaga kuririmba no kugira utuntu tw'udusigo. Yagiraga ishyaka ku kintu cyose agambiriye gukora. Umwete we ntabwo wamuteraga gutinya. Ikindi kandi yari umuhanga mu ishuri, uko yigaga kose yaratsindaga. Yakundaga guteka. Ababanye nawe n'abagiye basura urugo yabaga arimo, yahitaga anyaruka akajya mu gikoni. Yagiraga ibanga mu mibereho ye y'ubuzima bwe bwose. Uwo rero akaba ari nyakwigendera Skora tuje gusezera. Yari incamake ku buhamya bwe bwa mbere, reka ubundi tugenda duhabwa n'abandi bugende bwubakira kuri ayo mateka tumaze kumva. Karibu rero, reka twakire Leocadia yigire hafi aha. Mu nshuti yagiraga baganira ari mu b'imbere, reka tumwumve. Muri yaramira ijwi ryanjye ntabwo ndi kuvuga neza. Skora twarabaye mu Ngororero tukiri batoya, twarasenganaga, yakundaga kuririmba nk'uko babivuze. Ari umuntu ugira ishyaka, ukunda inshuti ze, akita ku muntu uwo ari we wese abona akeneye ubufasha. Aho tuvaho tujya kwiga muri segonderi, twabaye mu kigo kimwe cya College AP Ruhanga. Twarabanye, twararaga ku buriri bumwe, twasangiye akabisi n'agahiye. Skora yararwaraga nkamurwaza, yaba yakize tukajya gusenga. Yakundaga gusenga cyane cyane, birangora kugira icyo mvuga byinshi. Gusa Skora yari umwana mwiza. Aje mu minsi ya nyuma ye twajyaga tuvugana kenshi, ntabwo bwashoboraga kwira tutavuganye. Twaravuganaga, waramutse ute, wiriwe ute, uramuke. Ugeze n'umunsi ku wa kane nijoro nabwo twaravuganye. Ndamubwira se bite, ni sawa, amakuru ni meza. Ndetse n'ubwo twatinze kuryama hari nka saa 5, gusa ko batinze barambwira ngo ahubwo ngiye sinzira bayi, ngo mu gitondo ndajya mu kazi, kandi nshaka gushaka amafaranga, ngo ni maba
ngo ni mu gihe cy'amafaranga ukwezi kwashize bashaka gushaka amafaranga muri iyi minsi. Arambwira ati rero mfite udukweto naranguye uzidutore. Ndabwira nzaza ejo kuwa gatanu, ati uzaze mu ma saa sita twicara ahantu dusangire. Mu gitondo nabwo turavugana na saa moya, arambwira ngo ntabwo yishimye. Ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite, gusa ndumva nishimye kandi urabizi ko ibyo ni ibintu binsanzweho, ntabwo ndumva ntameze neza. Ndabwira noneho ubwo uri kwitegura itegura ujye ku kazi, nanjye ndaje duhure. Kuva icyo gihe n'ibyo mperuka bye ntabwo yigeze ambwira uko wenda uko biri bugende. Nasimbutsemo hagati, twarabanye muri uru rugo, turabana badufata nk'abana mu rugo, nta kintu na kimwe twigeze tubura. N'abahamya ni abanyeshuri twigaga ku kigo, twabaga turi abana batagira ikibazo na kimwe, haba kuri minerivare, haba ku bikoresho, haba kuri arija do poshe, twagaragaga neza neza nta kibazo. Sikora rero yambwiraga byose, ariko umunsi wa nyuma nta kintu yambwiye. Buriya nicyo kintu kimbabaza, kuko twanavuganye ntambwira ikibazo afite, akambwira ngo ntabwo yishimye. Ese hari umuntu wakubabaje? Ntawe. Hari umuntu mufitanye ikibazo? Ntawe. Kubera icyo utishimye? Ubanza ariko nkibyuka biraza kumera neza. Apostinga ibyo mubona yapostinze, ngenda mubaza Sikora ko ndeba uri gupostinga ngo ariko ni ibisanzwe humura, ko ushimiye abantu nkaho ugiye kugenda, ngo humura ntawe ugenda kujya, gahunda zanjye zose ubuzizi. Apo ndabwira ndetse ko ndeba ushimiye abantu kuri telefone, ngiye kutanshimiye twabanye nabi. Aransubiza ngo uri umwihariko wanjye, ntabwo kugushimira, ntabwo nagushimira kuko we buri unzi azi Sikora, nta kintu we nagushimira. Rero Sikora imari muri ruko ridashira, murakoze. Ndagira ngo umve musaza we Janvier, musaza we nawe arigera hafi aha ngaha, hanyuma iruhande rw'umuryango atera intambwe. Karibu Janvier. byose imana gushima Imana, atubwira ngo mu bintu mu byiza byo gushima. Yewe kuri byinshi navuga kuri mushiki wanjye Sikora. Sikora yafashe imyaka 25, yewe tuvugana mfite imyaka 25, imyaka turanye. Sikora basangiye byinshi, amateka y'ubuzima bayahuriyeho, byatubabaje mu buzima bwacu turi batoya, byago nagize, amara nagize, nawe twabaga turi kumwe. Tutangira primaire, umwe iyo yasibaga n'undi ntabwo hajyagayo. Iyo watwaraga urubaho rwa mugenzi we, ubwo n'undi twararutaga, ahubwo imbaho akaza kuza kuzidusubiza, akaza kutugurira imbaho nshyashya. Tumeza mu buzima busanzwe, segonderi habaho ko nguko. Hari siroga twari dukunda kuvugana ngo turayi, ko twakundaga ibirayi turi abana batoya cyane. Nyuma uko iminsi yagiye itambuka, imibanire yacu yarakomeje kugeza umunota wa nyuma. Nkomeje ko byinshi bagiye babivuga ya mu mibereho ya segonderi ndetse na kaminuza, ntabwo twabivugaho byinshi cyane. Nkomeje atangiye gukora igikorwa cy'ubucuruzi, n'utwaga tuganira uko yagiraga ishyaka, yavuga ati nkeneye ikintu gushyika kuri iki ngiki, yashirwaga ari uko icyo kintu kigezeho. Umunsi mu byumweru nka 3 bya nyuma, hari gahunda twari dufitanye, akampamagara akambwira ati musaza wanjye
ko ndeba utarimo kuza kundeba bimeze biti, ati humura ndaza kuza kukureba. Ndabyibuka twahuriye mu mujyi, arambwira ati nyamara bagatuvuga ko tuzaba abagabo habipinga. Ntabwo nisaba bipinga gute kandi ibintu byose biri mu maboko yacu. Ati nibyo. Amubwira nti noneho sasa natwe igihe muri iyo minsi ya none twaturaye twaga turwanira, noneho tugiye kuza tuteragerana aho ntiyego. Ndamubwira nti uko imyaka nibwo ndimo gusoza kwiga, ndamubwira nti ngiye kurangiza kwiga, tugiye kureba kandi fonda turi hamwe, ati turebe ko twabasha kugira ubuzima bwacu bwabasha gukomeza. Nuko nyuma gatoya niho yaje kuza kugira icyago, bamwiba telefone, arambwira ati sose yaguyemo ubushishi. Ese byagenze bite? Telefone kanjye bagatwaye. Ati humura uri bwabona indi. Nta minsi biraciyemo tubonye telefone nshyashya. Nyuma hashize harimo kubura umunsi umwe mbere yuko yitaba Imana, nibwo namuvugishijeho. Muvugishije arambwira njye nagiye kumureba mu mujyi, arambwira ati ntabwo nakoze ariko ndi mu rugo, ahubwo twaza kuza kuhahurira nimugoroba biza kubitana no mfite ishuri sinajyayo. Bukeye mu gitondo ndamuhamagara mushiki wanjye biti, ati ni byiza ariko gakeye. Ese byagenze gute? Ndumva ntameze neza. Ntabwo uri kumva utameze neza? Ni ese uri kumwe nandi? Ati ndi mu rugo ndi njyenyine ariko nimugoroba twaza kuza guhura. Imana yo mu ijuru ndashimye. Ikintu kimbabaje ni kimwe, ijambo turi buze guhura mu byo nagiye ndimo gukora, nta mutima nigize mu byo nakoraga byose, nayikoraga mvuga ngo ngiye kureba mushiki wanjye. Mu mwanya ibyanjye byose byamaze kujya ku murongo, maze kubishyira ku ruhande, nibwo nagiye kubona mbona ku rubuga rw'inkoranyambaga, mbona abantu barimo gucicikanisha amafoto ariko sinasoma. Basiradinga umuntu wampamagara ati uyu muntu ko ndeba asa na mushiki wawe biti. Ese mushiki wanjye uri kumbwira byagenze bite? Ati sinabwo ujya kuri WhatsApp? Ati n'ubu ngubu ndiho ariko ndabavunira kugera ntuza. Ati reba neza umbwire. Ndebye akazahita haboneka na telefone impamagara, irambwira ati mushiki wawe ashizemo umwuka. Byibazaho nicaye muri restaurant ndi kurya, byibazaho uko ari igihe umuntu akubwira ikintu ubwawe ukajya kugishaka ndetse no kucyumvisha bigafata umwanya muremure. Kumbi we yambwira ko atameze neza, uyu ari umunsi we wa nyuma ndetse n'imibereho ye kuri inosa. Niko kugenda bishyika kwa muganga, nababajwe nuko yagiye byibura n'ijambo rye rya nyuma mu gihe ari mu rwubabare, ariko nzi neza ko aruhukiye mu mahoro. Ibyinshi nta kindi narenzaho, ngasaba Imana yo mu ijuru aransize ko yenda ku ntego twe twarikaye, ariko nzakora nk'amakuru dufite, nabizi ko nzazigeraho kandi Imana imwakire. Murakoze. Murakoze cyane Janvier. Turacyumva ubuhamya, ndagira ngo umuryango wamureze mu kanya tubakire. Ntabwo ari umuryango wamurereye ahantu hatagerwa, turabizi twese. Twari hafi y'umuryango, gukura k'umwana, kubaho kwe, dufite byinshi natwe nk'abaturanyi, inshuti, abo basenganaga, abo bagendanaga. Hari ibintu byinshi by'ubuzima twagenda tubunganiraho, ariko akari mu nda y'ingoma baca umugani ngo kamenywa n'uwayibanze. Bo rero bari hafi y'umwana kuva ku kwezi kumwe kugera kuri iyi myaka. Babyeyi mwabyaye, kurera, igisobanuro cyo kurera cyasobanurwa n'umaze gucutsa cyangwa se ugize bangahe. Ni ikizamu umuntu atsinda afashijwe n'Imana. Bari bishimiye nabo kwambikwa ikamba ry'ababyeyi. Njye mfite ubuhamya burenze ubw'iminota igenewe aha ku byo nzi bari bakwiye gukora bakoze. Imana rero idakirarira izi kuri aba babyeyi. Reka bigire hino aha, munyemerere twakire Papa David ndetse na Mama David bigire hafi aha.
twumve ubuhamya ku nshingano bahagazemo nk'ababyeyi n'icyo bakoze. Murakoze, karibu. Murakoze nk'uko bakomeje kubibabwira, ingitante uyu mwana namusigaranye afite ukwezi kumwe nk'uko babibabwiye. Nari umukobwa, nari nashaka. Ukuntu babibabwiye, akimara kugera nk'amezi 7, yari umwana ugira isuku nk'uko mwagiye mubona no ku mafoto. Niyo yaramuka hari akantu kamugwagaho, yahitaga ambwira ati mama, kuko ntabwo yigeraga ambwira na tante yanyitaga mama. Ati mama, dore umwenda wanduye. Ntabwo yigeze yambara umwenda ufite umwanda na gatoya. Igihe cyaje kugera, umwana ahubwo nagiye gushaka, baravuga ngo ngiye gushaka, umugabo agiye gushaka umukobwa wabyaye, kuko ari kujya gusenga. Ari ahantu hose umwana naramugendanaga nkamuheka. Umwana wanjye yakundaga amata cyane, kugeza no kuri iyi saha amata iyo twabaga nta dufite kamwe, ayo hanze yamunaniraga. Ubwo yise amashuri abanza turi kumwe, ahubwo maze gushaka yasigaye kwa mama igihe gitoya, kuko nta mwaka washize n'ubundi mpita nongera ndamusubirana. Yiga amashuri abanza nk'uko babibabwiye, aho yayize ku Gasave tubana. Yari umuhanga, indimi zose yari azi kuzivuga. Ibyo nkabimukundira n'ibigo bakabimukundira cyane. Arangije ubwo yahise atsinda icya leta, ukuntu babibabwiye yakomeje agiye kwiga kuri ADEC, ni naho yakoreye toronkome. Ariko ubwo nari mbafite ari abana 2, mukuru we ubu twaramushyingiye mu kwezi kwa 10. Ubwo bose kubera we yari umuhanga, aho kugira ngo akomeze garidiyene bose barazamukanye uko namaze gushaka. Ubwo mukuru we yabaga kwa musaza wanjye, niwe yabaga. Papa wamaze gupfa, kuko amateka ya papa we yari yasigaye. Ariko tuza kugira ibyago bikomeye cyane, baramwica bamuhotoye, bamwiciye ahantu intumbi baraza bayirambika ku rugo. Musaza wanjye yarankundaga cyane, ku buryo twajyaga mu nzu tukaganira saa 3 zikatugeraho twikingiranye, n'umudamu we akagira ikibazo. Ubwo rero amaze gupfa nibwo umwana yahise ko wundi yahise ajya kwa musaza wanjye wundi. Ubwo reko nanjye nari maze kuva mu cyaro, uko n'abadeze turi mu cyaro. Ubwo nibwo nari maze kugera i Kigali, biba ngombwa ko umukuru we nawe atasubira mu cyaro, ajya kubafata bose Rukoma. Umwe nkamuvanira Rukoma, kuko umwe yigaga Rukoma undi yiga Saint Louis. Ariko Saint Louis yahabaye igihe gito, yahize nk'amezi 3 ahita hava, ambwira ko adashaka kwiga muri leta. Noneho ndahamuvana, akomeza hariya kwa Kadafi. Nabwo ahiga uwo mwaka niho yawurangirije, asubira kurangiriza kuri ADEC. Byarangiye bose barangije n'ubundi segonderi. Ndavuga ni kugira ngo aba bana bishime, bamenye ko batari imfubyi, reka mpite mbohereza hanze n'ibyo twabishyuriraga n'umutware kimwe, kuko dufite urugo rwiza, kandi urugo rwacu ni ukuri nta matika abamo, nta bibazo, nta ntonganya. Mu buzima bwacu niko tubaho. Bivugiye impamvu hano tuturanye n'abaturage n'aho twagiye dutura hose, nibwo buzima twabagamo. Kimwe ko nta kazi kenshi twagira. Hari igihe abaturanyi bavuga ati noneho mubahehe, kubera iki? Hari igihe tuba turi hano n'abana nta kibazo. Ibi bintu rero byatubwiriye inkuru zabaye nyinshi, bavuga ngo yarezwe mu kigo cy'imfubyi, bavuga ngo abana byagenze gute. Mukuru we yakoze ubukwe muri uko kwezi, yagize ubukwe bwiza cyane, ku buryo abantu bavuga ngo mu bukwe twatashye nta muntu wigeze akoresha ubukwe nk'ubwa mukuru we. Yahise agenda hanze, ubu ni hari, ubu yabuze ibyangombwa, yaratari yabona ibyangombwa byaho n'umwana kubera yabyaye. Byadutunguye, bigenze gutya, urupfu rw'umwana rwadutunguye gutya, nuko byagenze. Murakoze makanya uno mwanya. Natangira shima
abantu baje kudufasha muri iki gikorwa cy'uyu mwana wacu watashye. Uyu mwana rero wacu watashye nk'uko babivuze bagiye babivuga, ageze madamu amaze kugera mu rugo tumaze gushaka, uko babivuze yashatse ari we abana n'uwo mwana, ariko igihe kiragera mu gihe cyo gusezerana araza dukora ubukwe, ariko hashishije nk'amezi nk'atanu byabaye ngombwa ko wa mwana aza mu rugo. Ubwo niwe mwana w'imfura twagize, kuko abandi bagiye bavuka basanga ari we uhari, niwe mwana wareze abandi twagiye tubyara, kuko niwe mwana twagiraga mu rugo. Yakomeje ubuzima busanzwe, akomeza amashuri, igihe kiragera nk'uko babivuze, atsinda ari akana gatoya kakuze ataba munini cyane. Biranshimisha cyane, n'abantu bakambwira tugize amahirwe, ati uyu mwana atsinze hakiri kare kakiri gato, atajya kugira ibintu bimurangaza byo hanze amaze gukura, ariko kiriya mu gihe cyo hasi yiga neza. Nk'uko babivuze rero yakomeje kwiga neza, yari umwana twajya tuganira mu gihe cyo gusubira mu makayi, akambwira ati papa, ati iyo nsubiye mu makayi, ati ibyo nize biragenda, ati ngewe ibyo ku ishuri biba bimpagije, ubwo rero ntukagire nk'ikibazo. Kandi niko byagendaga, yagiraga umwanya mwiza, nta kibazo. Ubwo rero uko babivuze twabanye muri ubwo buzima, tubana muri ubwo buzima, umwana ariga, yiga amashuri abanza, igihe kiragera yiga amashuri yisumbuye, igihe kiragera arayarangiza turi kumwe. Amashuri yisumbuye nk'uko babivuze ntabwo yayize inaha mu Rwanda, yize mu Buhinde, aba yaramaze umwaka n'igice ageze inaha mu Rwanda. Ubwo rero tugumya kubana mu buzima busanzwe, tukajya tuganira ibintu bya bizinesi. Ntabwo ati shaho ntugire ikibazo, igihe cya bizinesi tuzazikora, wowe uracyari mutoya, dore ngiye gusaza, rero uzakomeza bizinesi igihe nikigera mu gihe kiri imbere. Ubwo rero yatangiye kwishakashakira ibintu bya bizinesi, kuko hari n'igihe cyageze ntabwo ati se shaka ko wize ibintu by'amategeko, waretse nkajya kugushakira akazi k'ibyo wize, ndetse nkagashaka aho dukomoka, kandi ko akazi batazakanyima. Aramakanira ati papa, ati ngewe nize ibintu by'amategeko, nunsabira akazi bazampa akazi ka gitifu, bazampa akazi ka gitifu w'akagari, ntabwo nashobora kujya ndirirwa mfata inka z'abaturage. Yihorera yewe nzakora bizinesi zanjye, nzikorera bizinesi yihangiye. Tubana muri ubwo buryo, watangira ibintu bya bizinesi, ariko akigera ageze mu Buhinde yize ibintu byose, yize n'ibindi bintu byo kwishakashakira. Igihe atagiye ku ishuri yajyaga mu yandi mashuri ku mpande, yiga ibintu byo kudoda, yiga ibintu byo gusuka, yiga n'amashuri asanzwe azamuteza imbere igihe cyose, kandi n'ibindi byari byo kumuteza imbere igihe cyose, kuko iyo yabaga ari mu rugo rimwe na rimwe n'abantu barazaga nko mu bagenzi be abashaka gusuka akabasuka, nyine bakagenda. Igihe kiragera arambwira ati nize ibintu by'imashini, ndashaka kujya kubimetiriza, ibintu bya metirize by'imashini, kuko yanarazanye imashini ze yabimetirije hariya mu mujyi, arabyiga. Igihe kigeze abivamo, ubu yari yatangiye kwigira mu bintu byo gushakashaka by'ubucuruzi, yacuruzaga ibintu by'inkweto hariya mu mujyi. Igihe cyarageze rero atangiye kujya gucuruza mu mujyi, rimwe turaganira, arambwira ati ndumva ntameze neza. Ese wumva utameze neza ute? Ko mu gitondo ujya ku kazi, nimugoroba ukagaruka, ko mbona nta kibazo ufite, uba wumva utameze neza gute? Ngo yewe ngo numva ntameze neza, ngo yageze nijoro ngo numva ntameze neza. Ndamubwira shaho rero ngo utameze neza, reka tuzashaka umuganga. Noneho
turebe ubwo burwayi bwawe ujye kwisuzumisha kwa muganga. Arambwira ati kontorore zo kwa muganga zose narazikoze, ati nasanze ubuzima bwanjye ati nta kibazo. Niba nta kibazo se ubwo ati none se hari igihe ngera numva bitameze neza nijoro. Ndavuga noneho rero ni ugusenga kwa muganga iyo indwara zidahari kandi ukaba ugenda turwarimo ikibazo no gusenga. Ati buriya ati ngewe muri iki gihe ibintu byo gusenga tusigaye numva bitameze neza. N'ubu n'umushaka niba yakubwiraga ikintu nyine akavuga ati kise gishaka yabaga atagishaka kukimuhatira ngo kora iki mwabaga mwabita. Ubwo rero kubera ko twabyirukanye imico ye narigize iyo ibintu numvaga atabyumva cyane nkabimwumvisha, ubwo nyine naregaga agakora ibyo ashaka nyine nta kundi, kuko aho kugira ngo tugirane ibibazo namurekaga akikorera ibyo ashaka. Ibyo atumva akavuga ngo ngiye gukora iki yakoraga icyo. Ubwo rero tubana gutyo muri ubwo buzima bwose, nta kibazo yagize nanjye nta kibazo nagize. Ntabwo yigeze agira ikibazo cyo ku ishuri ngo abe yabura imyenda yo kwambara, aba yabura minerivare, aba yabura amakayi cyangwa abure amafaranga ajyana ku ruhande. Yabagaho mu buzima gusa, yabagaho mu bundi buzima gutyo. Ubwo rero nta kibazo kindi yagiraga. Natunguwe rero n'iki cyemezo yafashe cyo gukora ibi byabaye kuko mwabibonye, ariko igihe cyarageze arambwira ati njyewe shaka mwino minsi kujya kwipangira. Ndabimuhakanira cyane na madamu wanjye we, kubera ko yamushyiragaho igitsure gikomeye babivuganaho nabi cyane, arikabura aragenda ati njyewe nshaka kujya kwipangira, numva ashaka kujya kwipangira. Nabonye hari umuntu wambwiye ko azamvuza namara gukira nkazagaruka. Turabimwangira, madamu we barabitonganira cyane, igihe kiragera aratwihorera. Nyine igihe kigeze uko agiye ku kazi agatwara imyenda ye, uko agiye ku kazi agatwara imyenda ye, twikangura imyenda ye hano yarayijyanye. Umunsi wa nyuma nyine agenda ntiyaza, tugeze nijoro cyane turamuhamagara aratwihorera. Bukeye turamuhamagara aratwihorera. Bukeye hashije iminsi 3, hashije nk'icyumweru tumuhamagara natwitaba. Ariko nyuma ku kazi, turiye ku kazi dusanga tubwira abantu bagenzi be muturebere ku kazi, dusanga ari ku kazi. Nyuma madamu ajyayo bamusanga ku kazi baraganira, aramubaza ese bite byawe, wafashe icyemezo cyo kujya kwipangira, wabuze iki mu rugo, ikintu wabuze n'iki? Ngewe yarambwiye, mubajije yarambwiye ngo nimara gukira hari umuganga uri ukumvura, nimara gukira nzagaruka mu rugo, nta kindi. Ubwo nyine ubwo aragenda ajya kwipangira, yari amaze amezi 2. Ubwo rero mu mezi 3 yambwiye, ubwo urumva yarashigaje ukwezi. Natunguwe n'iyi nkuru yo kumva bambwira ngo Sikora arapfuye. Ubwo rero birambabaza cyane, ngira ikibazo cyane. Yarageze igihe cyo kugira ngo nawe yirwaneho mu buzima bwe busanzwe, yarageze igihe cyo kumva yaba ababyeyi be nk'uko batari bahari, yarageze igihe nubwo natwe twaba tudahari yagombye kwibeshaho. Byambabaje cyane, numvishe bimbabaje, nahise numva ntetsetse cyane, birambabaza. Kugeza uwo munsi wa none byaranshanze, mfite agahinda kenshi cyane, kenshi nagize agahinda mu rugo bigenza rwose. Imana imwakire, nta kundi nabigenza, nta kibi nibuka kuri Sikora. Imana imugire neza. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwaje hano, mwebwe mwese mwaje kudutabara rwose. Imana ibaha umugisha rwose. Twababwiraga ngo ubuhamya butoya mubasha kuvugirwa aha, ko turaza kumva n'ubundi. Gusa wenda nsabe mwe muri aha babyeyi mwabyaye, mwibuke ko muri ababyeyi, hirya y'izi nshingano bari gukora kuva ku kwezi kumwe kugera ku 25 bari gukora. Sinzi utungo tw'udupapuro tugenda duterateranywa tukavuga ibintu n'ibindi, ariko mwibuke ko turi ababyeyi, natwe turacyahetse. Dusenga Imana izatugerezeyo.
tuzambara ikamba ryo kuba ababyeyi. Tuzi byinshi. Uyu mwana igeze kurwara yiga mu wa 4, njye baramuzanye iwanjye, ndaza kuvuga ku irimbi, ndamusengera, twagize igihe, icyo gihe ntiyavugaga, igihe kiragera aravuga. Niga kumubona nari nagiye iwabo ku Gashaka, ahantu muri za Ngororero za Gatumba hejuru mu Kingi kwishyamba, nibwo namubonye ari akana kari mu bana, ahamagara mama papa, nabimenye nanjye ejo bundi ko burya ari umwana warirwaga na nyirasenge, undi nzi ngo yari umwana mu bana. Rero mu gusenga ndagira ngo dusenge dusoze igikorwa cya mbere dukomereza ahandi, ariko amatsiko ashire, inkuru ivugike neza bahagaze mu nshingano zo kuba ababyeyi. Kandi natwe regamaye ucyambaye umwambaro w'urugamba ngo atabare, ye kwirata nk'uwikwema atabare. Dufite n'ibindi biriho ubu, usenge nawe kugereza y'amahoro. Murakoze cyane. Rubyiruko mura nta kinini dufite twavuguta, kuko igihe ni ikindi kintu, ni irindi shuri. Igihe kiguhisha byinshi. Iyo kiduhishurira amakuru y'uyu mwana tuba twaragize ibyo dukora, ariko igihe ni uko kiba kandi tucyakira uko cyaje. Turashima Imana ku bwanyu, turashima Imana ku badutabaye, turashima Imana ku bw'uyu muryango. Florent ibyo yarakwiye gukora yarabikoze. Mama David ni umwana wa musaza we, ntabwo ari mukasi. Inshingano yari afite kuri ba David nizo yageze kuri Sikwara. Kandi mu buzima bw'isi nimureke dusenge tubwire Imana ngo dushoboze uru rugamba tuzaruguse amahoro. Dusabe gahunda yo gusezera, muragenda mudufasha kwinjira gutya, murajya mwinjirira aha gusohoka undi muryango, noneho dukomeza gahunda yo gushyingura. Twahawe saa 7 zirabura iminota 20 n'ingahe, ni mike cyane. Turagira ngo bikorwe twihuse.